Muraho neza, murakaza neza kuri Bivuge TV. Nk'ubusanzwe nge turi kumwe nitwa Eric Ngabo. Hari ikintu gitangaje mu buzima. Umuntu ashobora kuba yaranyuze mu mibabaro ikomeye, yaraciriwe mu maso, yaracunaguzwaga nk'aho atari umuntu. Ariko igihe abonye urumuri, akazamuka mu ntera, aho kwibuka ibyo yaciyemo, nawe agahinduka icyo yariraga. Ese ni gute umuntu wigeze gutotezwa yibagirwa vuba agahinduka utoteza abandi? Wigeze kubona umuntu wazamutse mu buzima, aho kugira ngo yibuke imibabaro yanyuzemo, ahubwo nawe agahinduka umutotezi? Tugiye kubagezaho inkuru ibabaje cyane, inkuru y'umusore wigeze gucirwa mu maso, ariko igihe yaboneye urumuri agahinduka bosi, aba gito nk'abandi bose. Umukoresha wibagiwe aho yavuye. Rimwe hari umusore wakoraga mu ruganda, buri munsi ajya ku kazi afite icyizere, ariko uko atashye agataha umutima ushegeshwe. Bosi we yamuvugiragaho amagambo atari meza, akamwereka ko ntacyo amaze, rimwe akamucira mu maso agira ati, wowe uri imbwa ntacyo uzigezaho. Ariko hari ikintu kimwe cyari cyihishe muri iyo mibabaro, urugendo rw'igihe kizaza. Uyu musore ntiyacitse intege, yashoboraga kwisubirira iwabo agasezera akazi, ariko ahubwo yahisemo gukomeza. Mu mutima we yaravugaga ati, umunsi umwe nzazamuka, nindamuka mbaye bosi, nzaba bosi utandukanye n'untesha agaciro. Imyaka yagiye isimburana, amasaha yo gukora menshi, gusenga no kwiringira. Buke buke amahirwe yaje kumugeraho, nawe aza gukomera, agaragirwa n'abakozi. Noneho niwe wicara ku ntebe y'ubuyobozi, abakozi bamutega amatwi bakanamutinya. Ariko hari ikintu gitangiye kugaragara, avuga nabi, abacira mu maso nk'uko nawe yigeze kubikorerwa. Uwo muntu buke bwari shebuja, bumwe bwari bwaramwigishije isomo rikomeye, yarabwibagiwe. Yatangiye gukoresha amagambo n'imyitwarire yamubabazaga kera. Umunsi umwe umukozi we w'umwizerwa yaje gusiba ku kazi kubera indwara. Bosi yahise ata umutwe, ararakara cyane, ararisha, anagambirira kuzamwirukana. Nyuma y'igihe umukozi agarutse, yaramutunganije cyane, turamutse wongeye gukora nk'ibi ngibi nzakwirukana nta n'imperekeza nguhaye. Umukozi agerageza gusobanura byose, umukoresha ntiyabyumva. Nijoro atashye yibuka uburyo nawe igihe kimwe yarwaye, akabura ubushobozi bwo gukora. Bosi we akamucira mu maso. Aho niho yahereye yibuka isomo yibagiwe, ko agaciro k'umuntu kadapimirwa ku musaruro gusa, ahubwo gapimirwa ku buryo yitabwaho igihe afite intege nke. Nibyo koko kuba bosi ni iby'agaciro, ariko kuba bosi mwiza bisaba kwibuka aho wavuye. Niba warigeze gucirwa mu maso, ntukabihindura intwaro yo gucira mu maso y'abandi. Baho nk'umuyobozi usubizaho icyizere, kuko bosi mwiza si uwigwizaho inyungu wenyine, nuha agaciro abamufasha. Hari abakoresha babona amafaranga gusa, bakibagirwa ko inyuma y'ayo mafaranga hari izindi mbaraga ziyabyara. Ariko hari n'abandi bayobozi bazi ko gutsinda nyakuri ari ugutsindana n'abo bakorana. Umukoresha mubi rero ni umuntu wibwira ko akazi ari ake wenyine, ko inyungu ari ize wenyine, ko abandi ari nk'imashini zibyara amafaranga. Umukoresha mwiza si uwigwizaho inyungu wenyine, ahubwo n'utekereza kuba akoresha. Ese wowe wigeze kunyura mu nzira nk'izi? Waciriwe mu maso, waratutswe, wabwiye ko ntacyo uzimarira, cyangwa ko uri imbwa? None se uramutse uhindutse bosi wakwitwara ute? Tubwire muri comment. Dore amakosa ababosi babi bakora n'ingaruka zayo. Kudaha agaciro umukozi. Hari abakoresha bibanda gusa ku makosa, ntibabone ibyiza byakozwe, ugasanga ibyagezweho babirenza amaso, bakibanda ku bidakorwa neza. Ingaruka bigira ni uko abakozi batakaza motivation, ntibakorana umutima wo gukunda akazi, creativity nayo irapfa. Ikosa rya kabiri, kudashimira. Hari abakoresha batamenya gushimira, bagafata akazi kose nk'ibisanzwe. Nyamara gushimira ni ikintu gito gishobora kubaka ikirere cy'akazi. Ingaruka bigira ku kazi nuko umukozi yumva ko nta gaciro afite, akumva ko ari nk'igikoresho, bigatuma atakaza umwete, rimwe na rimwe agahitamo kugenda. Ikosa rya gatatu, guhutaza no gutuka. Hari abakoresha bashyira abakozi hasi, bakabavugiraho nabi, bakabatesha agaciro. Ugasanga umuntu avuye ku kazi yibaza niba ari umuntu cyangwa ari igikoresho. Ingaruka, ibi byangiza umutima w'umukozi, bikamukuramo icyizere, bigatuma akazi gasubira inyuma. Ikosa rya kane, gutinya gusangira amabanga n'ubumenyi. Abakoresha benshi bakunda kuvuga ngo nimwereka byose se ntazagenda. Ariko se hari ikintu cyabuza umukozi kugenda? Ashobora kubona akazi kisumbuye kamuhemba menshi, cyangwa kamuha amahirwe arutayo afite. Abandi bati nta mabanga yose namwereka, ashobora kuyajyana. Nyamara ikosa rikomeye ni ukutamenya ko umukozi wifitemo ubushobozi ashobora kukuzanira ibintu byinshi kuruta ibyo ukeka. Ingaruka bishobora kugira, kubuza umuntu amahirwe yo gukura bituma n'ikigo kigumaho kiri, ntigitere imbere mu buryo bukwiriye. Reka noneho turebe ababosi beza.
ibyo bakora bizana inyungu mu kazi kabo. Umukoresha mwiza azi ko adashobora kubera hose icyarimwe, aba azi guha agaciro buri muntu uko ari. Iyo umukozi asibye kubera indwara cyangwa impamvu ikomeye, umukoresha mwiza arabyihanganira, akumva ko uwo muntu ari ingenzi kuri we. Iyo umukozi yakoze neza arashimirwa, bigatuma akomeza gukora neza kurushaho. Umukoresha mwiza ntiyibanda ku makosa, areba n'ibyo wungura. Abazi ko abakozi bose atari bamwe, yego harimo ababa barananiranye, ariko hari n'abandi bafite impano n'ubudasa. Ibi bigira ingaruka nziza ku kazi. Abakozi bumva bafite agaciro, bigatuma barushaho gukora cyane. Akazi kaba misiyo, ntikaba gusa amafaranga. Ikirere cy'akazi nacyo kiba cyiza, abantu bakajya ku kazi bishimye, bityo umusaruro ukazamuka. Dore rero icyo abakoresha mukwiye kwibuka: nta mukoresha n'umwe ubasha kwirinda ko umukozi atazagenda. Abantu bose mutangiranye urugendo siko murusozanya, ariko ikintu cy'ingenzi ni uburyo mwabanye muri urwo rugendo. Ushobora kutamubuza kugenda, ariko ushobora kumutera isoni zo kugenda. Ushobora gukora ku buryo abamureshya bose basanga ibyo bamwizeza biri hasi y'ibyo wamuhaye. Umukoresha mubi ashobora kubaka inyubako nini, ariko akazubaka ku musenyi. Umukoresha mwiza niyo yaba atagira byinshi, yubaka ku mitima y'abantu. Ibyo nibyo biramba. None se wowe uri mu ruhe ruhande? Ushaka kuzamura inyubako idafite ishingiro, idafite fondation, cyangwa ushaka kubaka ku mutima w'umuntu ugufasha buri munsi? Tubwira ibitekerezo byawe muri comment, tubashe gukomezanya urugendo rwiza rwo guhugurana no gutezanya imbere.